ikiganiro televiziyo mu baturage kuri TV1 mukigezweho ku bufatanye na Mobiso. Imana ko twese dukunda muri Bibiliya, abakene bava he, abakire bava he? Muri Bibiliya mu gice cya Matayo umurongo wa 5 haravuga ngo kubwo urukundo ngo Imana yakunze abari mwisi cyane ngo nibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ngo atarimbuka ngo naho yaba yarapfuye bazongera zuke. Noneho byaretse muri Yohana Ede niba ukora 200 ukarara byose ubimaze ntuzigamena 500 watera imbere ute? Tuvugire muduserukire mugere kwa Perezida wa Repubulika aturenganure. Turi muri iri soko ntitugira ubwisanzure, turajya kwihagarika tugatanga amafaranga, twajya aho duhagaze tukishyura, mbega tubura n'icyo twigisha abana bacu. Yo Mana ushimwe. Papa Gihumbi uwo nguwo wumva hano muri iri soko njye ubwanjye yaranyifatiye ankubita tace ku bitugu. Ngiye nkorera hano muri iri soko baravuga Papa Gihumbi n'abasekirite be nabo nuko, ariko umuntu amwamagaye ngo Papa Gihumbi yakwitaba mu izina rye ararimenyereye. Wowe iyi mikoro yawe nyigutwaye ntago wankurikirana, ntagukurikirana none ntayiguhaye none ugenzajya kukurega hehe ku nzego ziri hejuru y'uwo nguwo. None se reka baze nkubwire sibyo ntago urajyamo hari adufite ibiro sibyo, ariko nta gasanduku k'ibibazo dufite ntako uzajyamo hariya mu biro, ntago uzajya kumuregera, ntago uzajya kubwira abandi bahari bazakugira ikigo. Ni buri wa gatandatu kuva saa 1 kugera saa 2 z'umugoroba no ku cyumweru kuva saa 6 kugera saa 7 z'amanywa. Ntimucikwe. Mobiso.